ala sakotayinima eneto pinesta shandoti pinela idefanema abakurwanyije ntibari bakuzi abaguyiza ntibari bakuzi abakudamunye ntibari bakuzi ariko ije kukugaragaza ije kugushira habona ije kugushira humvikana kugira ngo bamenye imbaraga siyo bakurikiye impamvu bakugiriye impaka barabakiriye Imana riri mitegura barabakiriye Imana riri mirundanyiriza hamwe umunsi yagutabaye bazaba bahamya bo guhamya ko yavuganye nawe ari yo kwizerwa umunsi yakwirutse bazaba bahamya bo kuvuga imirimo y'amaboko y'Imana nari naza amakuru avuga ngo Imana iragutunguye Imana iragutunguye Imana iragutunguye impamvu bakugiriye impaka barabakiriye Imana riri mitegura barabakiriye Imana riri mirundanyiriza hamwe umunsi yagutabaye bazaba bahamya bo guhamya ko yavuganye nawe ari yo kwizerwa umunsi yakwirutse bazaba bahamya bo kuvuga imirimo y'amaboko y'Imana nari naza amakuru avuga ngo Imana iragutunguye Imana iragutunguye Imana iragutunguye ijambo rifite teme ivuga ngo buri kintu cyose kiri hejuru y'ubuzima bwawe Imana kirusha imbaraga ntabwo ndibuvuge byinshi n'amasegonda ariko Imana kirusha imbaraga itorero ikamba Kaluvare buri kintu cyose kiriri hejuru Imana kirusha imbaraga asifiwe buri mwuka wose urugurwanya buri imbaraga zose ziza mu buzima bwawe Imana zirusha imbaraga haleluya maze iminsi mbwira abantu ngo ntibazanyibazeho kuko Yesu amamagaye ndi umusitari amamagaye ndi umuniga bivuze ngo kugira ngo natwe dufate iyi si biradusaba kugenda nk'abashabiki cyangwa abaniga asifiwe haleluya so nje ntabwo ndi umwigisha ntabwo nkunda kubaho nka Dr. Paul Gitwaza cyangwa Dr. Antoine Rutayisire am prophet the prophet ndi umuhanuzi nahamagaye nk'umuhanuzi niyo mpamvu nsome cyanditswe ngashiduka ninjiye mu kirere cy'ubuhanuzi impamvu nayindi nuko impano yanjye ari uguhanura ntabwo nzaba uwo tari we nzaba uwo ndiwe asifiwe Bibiliya yavuze ngo igitabo cya Zaburi 93 umurongo wa 4 ravuze ngo amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga amen kasubiremo amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga amen twakeneze ijambo ry'Imana mvuka mu bana 11 mama umbyarana nyiramategeko natwagereza Joakim ndo umuhungu wa 4 ngaba ndi imfura mu bahungu mama shingiye inshuro zigera muri enye amaze kugira abuzukuru 10 n'uwa 11 wanjye ugiye kuza murabona ko bitashoboka akaba ari umukecuru urimo gusatira imyaka 60 niyo nene amen arayuzuza muri kuno kwezi turashimira Imana rero ko igiye gukora ibintu bikomeye 54 nyine biragora kumenya neza imyaka utaremye utamenye ko bavutse uhari ni 54 haleluya Bibiliya itubwije ijambo rikomeye Bibiliya ivuze ku mugabo bita David uyu Dawidi avuka mu muryango wa Yesayi Yesayi ni mwene Amos uyu mwene Amos ukomoka mu muryango wa Yakobo uyu Yakobo numwe wabyaye Obed abyara Mose abyara Yesayi yabyaye abana 7 Dawidi azara umwana wa 8 mu muco w'Abayuda bagiraga principe cyangwa amahame yo kubyara abana 7 nta wundi mwana wari ufite kurenga kuri uwo mubare wa 7 iyo wavukaga uri umwana wa 7 cyangwa nako uri umwana wa 8 urengeje wa mubare 7 icyambere baragucaga bataguca bakakwica batakwica bakagukoresha imirimo simbura gifungo ukaba umucakara w'uyu muryango kandi uri umwana muri no muryango
Dawidi avuka yisanga muri uno muryango, ariko yisanga ari umwana wa munani. Amaze kwisanga mu bana ba munani, Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo inama y'umuryango iraterana, bafata imyanzuro n'inama barazuzuza. Bakimara kuzuzuza bahita babona ko Dawidi nta kindi kimukwiriye, akwiye kuba mu ishyamba. Ako kanya Dawidi aba umushumba w'inama kugeza ageze mu myaka igera muri 25, ari umusore w'ingimbi ukuze kandi wari ubereye amaso kureba ndetse n'igikundiro cy'Imana cy'umubaho. Ariko Dawidi yagiraga umwihariko we, yagiraga ikintu gitandukanye n'abandi bonse ibere rimwe cyangwa bavukiye mu muryango umwe cyangwa babyawe n'umugabo umwe, ariko afite itandukaniro ritandukanye n'abandi. Icyambere, Dawidi yagiraga umutima uca bugufi. Cyo nicyo kintu cyambere cyamutandukanyaga n'abarumuna be cyangwa n'abakuru be. Icya kabiri, Dawidi yagiraga umutima ukurura Imana. Icyo nicyo yaratandukaniyeho na ba Eliyabu na ba Abinadabu na ba Shama. Icya gatatu, Dawidi yari umugabo mugufi ngo ari kurangwa n'imwembwe nyinshi mu buzima bwe, ariko agira igikundiro mu maso y'Imana. Icya gatatu, yari azi uko aragira inama. Icya kane, yari azi uko aba mu ishyamba. Icya gatanu, yari umugabo ucisha make. Haleluya. Yacishaga make, akavuga bike akanavuga make, ariko igitondo kimwe Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo haza kwima umwami mwene Kishi uwo bita Sawuli. Uyu Sawuli inama zasa zimaze kurohama cyangwa zimaze gutakara, zimaze kuzimira, ngo agenda agiye gushaka imukumbi ya se. Ngo arimo aragenda ngo ahuza n'igihe cy'uko Abayisiraheli bari bamaze imyaka myinshi batota umuhanuzi Samweli, bakamubwira ngo ntabwo dukeneye kubaho nk'abantu bari ku giti cyabo cyangwa b'umwihariko, turifuza kubaho nk'andi mahanga. Icyo gihe Abayisiraheli bayoborwaga n'umuyobozi cyangwa perezida wabo, nakwita muri icyo gihe bayoborwaga n'Imana, ari ibagaragira, ari bahereza amabwiriza, ari ibahereza uko bitwara n'uko bigenza. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo bashaka kwifata nk'andi mahanga no kwitwara nk'ubundi bwoko. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, baravuga ngo turambiwe guhora uza utubwira mu matwi yawe ngo Imana itubwiye utya, ngo Imana ituyoboye utya, ngo Imana tutwara. Turashaka noneho kwishirira andi mategeko n'andi mabwiriza, tukagira utuyobora, tukagira utugenga, tukagira umuyobozi. Bihuza n'icyo gihe cy'uko Abayisiraheli bari bamaze igihe barimo bitotomba bakeneye umwami. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo Samweli ari mu ihema, ngo ari mu mwuka, ijwi ry'Imana riraza riramubwira ngo sohoka ugende mu nzira, urahura n'abagabo babiri, harimo mwene Kishi wabita Sawuli ndetse n'undi umugaragiye, umugaragu wa se, bagiye gushaka inama. Uwo mugabo nimuhura umwimike, musukaho amavuta. Ako kanya Imana ihita imutoranya, imugira umwami w'ubwami bwa Isiraheli, imushyira mu gihugu cya Isiraheli, aba umwami, agendana n'Imana, akorana n'Imana, anagendera mu nzira Imana yamushakagamo. Igihe kiragera aza guteshuka gato, yimika ibigirwamana mu gihugu cyane cya Isiraheli, atangira kwemera abahanuzi ba Bali, atangira guca iruhande, akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka muri ubu bwoko bwa Isiraheli. Niki kintu kizagukura ku mutima w'Imana? Niki kintu kizagutandukanya n'ubushake bw'Imana? Niki kizagushira kure y'aho Imana ishaka? Ni igihe kimwe uzaba watambitse ibirenge utaciraho Imana yagusize. Ndasubiramo, iyo uri myangamugayo uba uri inshuti y'Imana. Iyo uvuga ibyo Imana ishaka uba uri inshuti y'Imana. Niyo ukora ibyo Imana ishaka uba uri inshuti y'Imana. N'icyari uva ku mutima w'Imana, n'icyari Imana iguca, n'icyari Imana igukura mu buzima bwayo, n'igihe ikirenge cyawe kitagihagaze aho Imana yagishize. Iyo iki kirenge kivuye aho Imana yagishize, icya mbere isi irakubona, icya kabiri uhura n'akaga, icya gatatu ibintu birakugerageza, icya gatanu Satani akubona aho urwaho. Ariko iyo ukiraho Imana iri yaguteretse, ikikuranga urangwa n'agakingirizo k'Imana. Abarozi baraguhiga ntibakubona, isi iragushaka ntikubone, amanga akagushaka ntakubone, kubera ko uhagaze aho Imana yaguteretse, urahana Imana yifuza. Nari nangaje itangazo muri aya materaniro, Imana ikomeze kuzigama aho yagusize, Imana ikomeze kurindira aho yagusize, Imana ikomeze kwimanira aho yagusize. Nubwo amahanga ategereje gusaba kwawe, nubwo amahanga ategereje kumwara kwawe, nari nangaje ngo Imana ikomeze igukingirize.
asifiwe. Mana we se ko nangiye gukurura ibintu kandi itala Sophie Olest. Niba ari ikintu kinezeza umubyeyi nukubana umubyeyi umwana yohereje ku ishuri arimo akurikira amasomo arimo yiga neza yazajya gutahana intangamanota agasanga uyu mwana ataragiye muri esheke ahubwo agasanga uyu mwana yaratsinze neza. Uyu mubyeyi araserebura akaba yifuza ituro cyangwa ikihembo ari buze gutura umwana we kuko yamunejeje. Iyo ubayeho Imana igushaka ugakora ibyo Imana ishaka ugakora ibyo Imana yifuza nta kindi Imana ikora icyo bita kukunezeza ikakuremera ibihembo bizatuma urukundo rw'Imana rushirwa hejuru, ikakuremera igihembo kizatuma abantu bamenya iyo wakurikiye n'iyo wasenze. Kubera iki? Uko abantu bakuzi ni ikinyoma, uko Imana ikuzi niko kuri. Abantu bagutekereza si Imana ikureba, ahubwo Imana igutekerereza ni abantu bakwitegerereza. Asifiwe. Nika gituma saa 11 babyuka bahimiriza bagavuga ngo turabaruze aya maguru turayabyimbishije nabyuka nakandagire, akibagirwa iyo wiringiye, akibagirwa iyo wakurikiye, akibagirwa iyo wasatse, akanamenya ko iyo wasanze ari kubera amaso amanywa nijoro. Ijambo ryaravuze ngo iyabo Uwiteka atari urinda inkike abarinzi barindira ubusa, ngo kandi yaba atari buba amaso abantu babera amaso ubusa. Aravuga ngo Uwiteka atari wo wubaka abubatsi baruhira ubusa. Mwibutse ko ubuzima bwawe butubatswe n'isi, ubuzima bwawe bwubatswe n'ikiganza cy'Imana, ubuzima bwawe bwubatswe n'amaboko y'Imana, ubuzima bwawe bwubatswe n'imibereho y'Imana. Nari ntangaje itangazo, aho bakubonye urira ntabwo ariko bakubonye, aho bakubonye wikoreye amaboko ntabwo ariko bakubonye, aho bakubonye byagucanze ntabwo ariko bakubonye, ubuzima bakubonyemo ntabwo aribwo bagusanzemo. Iyakwimanye ejo ikakwimana hashize, ikakwimana muri iki gicuku, niyo yongeye kukwimana. Wanza muri icyubero ukamupangira Yesu. Nanze kugenda ndabasuhuje, muyobozi wa gahunda wasoreza ngasenga. Asifiwe. Kansoreza kugira ngo nange umwanya nesha igihe, ariko mbibutse ko abantu babategereje atariho bazabakura. Asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya cyane, haleluya cyane kandi haleluya. Ikintu kiranga umunyamashuri yicara muri biro, ikiranga umunyamasengesho akurwaho urubwa. Ikintu kiranga umunyamashuri yicazwa muri ofisi, muri biro. Niyatashe agenda na baje yuko ari umukozi, niyatashe agenda n'imodoka ya kampani, niyatashe anywera kuri boy ikigo, niyatashe ataha mu nzu y'akazi. Narimvuze ngo ikintu kiranga umunyamasengesho akurwaho urubwa, akurwaho isoni, akurwaho igisebo, akurwaho ikimwaro. Niyo bamugambaniye Imana imuhisha batabireba, niyo bamuhize Imana imwimana ku mugaragaro. Ikiranga umukobwa wasenze abandi barimo kubengwa wararambagizwa agakora mariage. Ikiranga umusore wasenze abandi bari muri gereza wayubakiza abantu batabishaka. Ikiranga umumama wasenze abagore barimo basenya w'Imana irazi karukomeza. Kubera iki? Aho bahigira si hamwe, aho bavuganira si hamwe. Natangaza itangazo, Imana yatanze sede ya kabiri y'ubuzima bwa. Asifiwe. Reka ngutume kuri uwo muntu, mumbwirire ngo, mubwire ijambo rikomeye, mumbwirire ngo, mubwire ngo Rocky asobanura filime atakinye. Mvuganye n'abare bagasobanuye. Junior Giti asobanura filime atakinye. Haleluya. Reka mbabaze, iriya filime rero cyasobanura abayandika yarahari, bayishutinga yarahari, record yayo yarahari,
wibabazwa n'abakiriya Yesu yateguye. Abo n'abasomuzi ni baroka Imana iteguye kugira ngo bazafatanye nawe gusemura sede ya kabiri. Yes. Kandi mwibutse ko rikodi batayisemura. Rikodi ntabwo bajya bayisobanura. Imana ikubwira ngo izaguha akazi byari muri rikodi. Imana ikubwira ngo izaguha imodoka byari muri rikodi. Imana ikubwira ngo izaguha inzu byari muri rikodi. Imana ikubwira ngo izakubahisha byari muri rikodi. Imana ikubwira ngo izaguhisha byari muri rikodi. Ikubwiye ngo igukoreye ubukwe biracari muri rikodi. Ariko iyo byamaze gushutingwa, byamaze kujya habona, byamaze kuba video, byamaze kugaragarira amaso, basobanura ibyo babona, basobanura ibyo bazi, basobanura ibyo bumvise, basobanura ibyo barebesha amaso. Wowe uragira ngo bavuge kuri umunyamasengesho kandi agaciro k'amasengesho kataragaragara. Baragira ngo bavuge kuri umuhanuzi kandi agaciro ko kuri umuhanuzi ntikaragaragara. Ariko reka nangaza itangazo. Imana ikuye ubuzima bwawe muri record. Imana ikuye ubuzima bwawe muri studio. Irabushutinze, ibuhaye video, ibuhaye ahabona, ibushize ahagaragara, ibushize aho babwumva, ibushize Bella Sakotayima, Eneto Pinesta, Shandoti Pinela, Idefanema, abakurwanyije ntibari bakuzi, abagwiza ntibari bakuzi, abakudamunye ntibari bakuzi, ariko ije kukugaragaza, ije kugushira habona, ije kugushira humvikana, kugira ngo bamenye imbaraga siyo bakurikiye. Abantu batatu bonyine mbabarira umfashe guhanura. Bambwirire ngo Imana ikugaragaje aho batakubonye. Imana ikugaragaje aho batakubonye. Hari sede ya kabiri y'ubuzima bwawe. Hari sede ya kabiri yo guhozwa amarira. Hari sede ya kabiri yo komorwa igikomere. Hari sede ya kabiri yo kumarwa agahinda. Hari sede ya kabiri. Asifiwe. Gutume mbarizo uwo muntu umwenda wambaye wageretse bangahe? Umwenda wambaye mbere yuko uwugura ni bangahe bawugeretse? Wageretswe n'abangahe? Impamvu bakugiriye impaka bari abakiriye Imana ririmo itegura, bari abakiriye Imana ririmo irundanyiriza hamwe. Umunsi yagutabaye bazaba bahamya bo guhamya ko yavuganye nawe ari yo kwizerwa. Umunsi yakwibutse bazaba bahamya bo kuvuga imirimo y'amaboko y'Imana. Nari naza amakuru avuga ngo Imana iragutunguye, Imana iragutunguye, Imana iragutunguye, Imana iragutunguye. Akira gutungurana, akira gutungura abantu, akira guseka, akira kunezerwa. Imana igusetsa abandi barimo barira. Umunsi Sawuli yakoze ikosa ryo kwihenura ku kuboko kw'Imana. Ikosa rya mbere uzakora ni uguhabwa inusu y'umuceri ukumva kurenze ukihenura. Aho Imana itanze inusu y'umuceri ibirimo irategura ikiro. Iyo iguhaye inusu abantu bagira ngo yagutabaye kandi bitaragutabara. Iyo Imana iguhaye inusu abantu bagira ngo warengewe kandi utararengerwa. Imana ibitanze sine yuko uzarengerwa ariko utararengerwa. Heta la sokoti pafole dra Shalima alesto pidefa. Ndabivuga gute kugira ngo mubyumve? Hari igihe Imana ikubitamo waba uraraga ukagura umufuka w'umuceri, ukagura ibiro 25 by'ibirayi, ukagura ibiro bingahe by'umuceri, warangiza ukavuga ngo naratabawe. Ntabwo uratabarwa, ni symbol, ni signe igaragaza ko uzatabarwa ariko nturatabarwa. Gasoreza hanga Imana iguhaye 500,000 cyangwa 3,000,000
abantu babona wahinduriwe. Iyo uguze karina ya miliyoni 2 wumva ko wagezeyo wasubijwe. No, ntabwo abantu nubwo babonye ko ubuzima bwahindutse, nubwo babonye ko amateka yahindutse, ntibisobanuye ko Imana yagutabaye, ntibinavuze ko ubutabazi bw'Imana bwaje, ahubwo Imana yagaragaje inzira izacamije kugutabara. Imana yagaragaje uburyo izatabaramo, ariko iyo umaze kurengwa ukabona ko wari aho ugeze, Imana igutera umugongo ugakomeza kubonabona, ariko umugambi w'Imana uba ukomeje mu buzima bwawe. Haguruka dusenge Imana. Umuraba ukomeye w'inyanja, amajwi y'amazi menshi, urwo rusaku Imana irufurusha imbaraga. Ayo mateka akuri imbere Imana yarusha amaboko. Tumugisha abana bawe Uwiteka, shingura buri rembo ryose ryari rikinze, baramburira amaboko kandi bagirire neza. Imirimo y'amaboko yawe ganze, Data mucunguzi mwiza murengezi w'ibihe, reka ubahe umugisha. Jambo ry'Imana umuraba ukomeye w'inyanja, amajwi y'amazi menshi biri hejuru, abirusha imbaraga. Uwiteka wo birusha imbaraga, Uwiteka wo birusha amaboko, Uwiteka wo birusha gukomera. Reka ubutware bwawe buganze, imirimo y'amaboko yawe igaragare, kuko uri umukozi umuhanga. Mbese nzembyeze mu izina rya Yesu.